Ese wari uzi ko iminota 30 ya mbere ugihumura amaso mu gitondo ari igena uburyo umunsi wawe uri buze kuba mwiza, uri buze kuba mubi, uri buze kugutindira cyangwa uri buze kwihuta? Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ingeso enye zoroheje ariko nanone zifite imbaraga zidasanzwe zahindura ubuzima bwawe guhera muri iki gitondo. Reba iyi video kandi utega amatwi ukurikirana akantu ku kandi kugeza ku musozo, wasanga ingeso ya nyuma ari iri buze guhindura buryo wabonagamo ibintu, cyangwa iri buze guhindura ingeso mbi ukazihinduza ingeso nziza. Tugiye kurebera hano ingeso ya mbere yo kugira ngo umunsi wawe ubyuke nyine umunsi wawe umeze neza. Zimya telefone mbere yo kuryama. Intambwe ya mbere yo kugira buriya ngo igitondo cyiza ni ukuba wagize intangiriro z'ijoro ryiza cyangwa se wagize imyiteguro yo kuryama neza. Abantu benshi birirwa n'umunaniro, bakirirwa n'uburakari, barakaye umunabi, urasuhura n'umuntu wamusuhuza ukumva yabyukanye umunabi kubera amakosa bakora mbere yo kuryama. Ariko hano ngo bari kutugira inama ngo niba ari mashini cyangwa telefone bishyire ku ruhande byibura iminota 30 mbere yo kuryama kugira ngo ugire imyiteguro myiza, uze kubona n'ibitotsi byiza. Kuki ari ingenzi? Imirasire y'ubururu blue light iva mu kirahure cya telefone iyobya ubwonko bwawe, bugategeka umubiri ko kuryama bitaragera, cyangwa se bugashuka umubiri ko igihe cyo kuryama kitaragera. Ibi bigatuma usinzira nabi mu gihe ugiye kuryama, maze mu gitondo ukabyuka unaniwe ndetse wumva umutwe uri kukurya, wumva ibintu by'imisonga. Bakakugira inama, ryamana umutuzo, ukura muri ya minota 30 telefone washyize ku ruhande, imashini wajimije, noneho ubuganira n'abo muryango wawe cyangwa se ubusoma igitabo kugira ngo uze kubyukana akanyamuneza ndetse ubyuka ufite akabaraga. Ingeso ya kabiri, irinde gukora kuri telefone ukibyuka. Iri ni ikosa rikorwa n'abantu benshi barenga 80% ku isi. Iri kosa ryo kubyuka, ikintu cya mbere abantu benshi bahita bakora ni ugushakisha telefone, agira ngo arebe iki? Agira ngo arebe amakuru yo kuri WhatsApp, kuri Instagram, kuri email, kuri YouTube, ngaho ngo karera kanaka ngo bafashe umuntu yisha abantu abanaba, ngaho muri Ukraine ngo intambara ngo bimeze gutya, ngo Uburusiya ngo naki, ngo Amerika ngo no muri Iran ngo bimeze gutya na gutya. Ugasanga ukibyuka nayo makuru hise wakiza ubwonko. Ariko ubushakashatsi bwagaragaje ko buriya ngo ukibyuka ubwonko bwawe buba buri mu ntera y'ituze iri ku rwego rwo hejuru cyane. Ngo iyo isi ureba ayo makuru y'icarubozo cyangwa se amakimbirane y'abantu runaka ku mbuga nkoranyambaga, ibibazo abantu bagiranye ku mbuga nkoranyambaga, ya makuru nyine ari aho, amakimbirane, ngaho ngo kanaka ngo yafashe undi atema uwundi, uhita winjiza umusemburo wa stress mu mutwe wawe bitewe n'imyireko mibi uba weretse ubwonko bwawe. Kandi tubonye ko ubwonko buba bubyutse buri mu ituze rikomeye cyane. Ikindi bakakubwira ko umunsi wawe uba utangijwe n'abandi bantu, ntabwo umunsi wawe uba utangiye, ahubwo uba utangijwe n'abandi bantu bitewe n'amakuru yababayeho, bitewe n'ibyabaye hirya no hino uri kubakuraho kuri abo bantu cyangwa wabonye kuri abo bantu. Rero ngo umunsi wawe uba utangijwe n'abandi bantu mu mwanya wo gutangira umunsi wawe. Irinde gukora kuri telefone mu minota 30 ya mbere ukimara kubyuka. Irinde gukora kuri telefone kuko n'abashakashatsi bakomeje bavuga ko buriya ngo niba hari imyanzuro ushaka kuzafata ikomeye cyangwa se imyanzuro igoranye, iyo myanzuro ujye uyifata mu gitondo ukibyuka, ngo kuko nibwo ubwonko buba buri gukora neza cyane 5/5. Ingeso ya gatatu, nywa ikirahure cy'amazi ukibyuka. Kimara kubyuka muri ya minota 30, aho gufata ikawa cyangwa ngo ufate icyayi bishyushye ukibyuka, banza unywe ikirahure cy'amazi asanzwe. Muri ya masaha 7 cyangwa mu masaha 8 umara usinziriye, umubiri wawe uba watakaje amazi menshi binyuze mu guhumeka ndetse no kubira icyokere cyangwa icyuye. Kunywa amazi ukibyuka bihumuriza inyama zo mu nda. Ikindi bikongera umuvuduko w'amaraso, ngo kandi bituma ubwonko bwawe bukanguka neza ukibyuka. Ni nawo muti wa mbere urwanya umunaniro n'ikintu bita isereri bya mu gitondo. Kunywa amazi ni umuti, mubyumve se sha. Ingeso ya 4, andika intego z'umunsi. Buriya umunsi wawe
ukimara kubyuka twabonye ko ku kintu cya kabiri ubwonko buba bufite umutuzo uri ku rwego rwo hejuru. Rero ngo mbere y'uko winjira mu muhanda cyangwa se mu kazi cyangwa ngo utangire kuvugana n'abantu ngo muganire, fata ikayi n'ikaramu wandike ibintu bitatu by'ingenzi by'uko umunsi wawe uri buze kugenda, cyangwa ibintu bitatu ugomba gukora mu munsi wawe mbere y'uko utangira, mbere y'uko wataka. Iyo wanditse intego z'umunsi uba watatse umunsi, ariko ngo iyo utanditse intego z'umunsi uba umeze nk'umushoferi winjiye mu muhanda ariko atazi yagana cyangwa adafite icyerekezo cy'iyo ari kugana. Iyo umeze nk'umushoferi utazi yagana, udafite icyerekezo cy'iyo ari kujya, abantu ngo bagutwara umwanya. Kugutwara umwanya ni uwihe rero? Ni cya gihe umuntu aza akakubwira ati none se kana twagiye aha n'aha, we yarabiteguye ariko kubera ko wowe utabiteguye kandi nta n'ikintu wateguye cy'uwo munsi, tayari agahita akujyana, cyangwa agahita ujya kureba iby'abandi ngo bapostinze, iby'abandi ngo bagize gutya na gutya, bagahita baguha akazi ko gukora kuko wowe nyine umunsi wawe wabyutse utawuhaye ibintu runaka ugomba gukora muri uwo munsi. Rero umunsi wawe utawuteguye abandi barawubyaza umusaruro bakawukoresha, ariko buriya ngo iyo wanditse intego zawe cyangwa ibintu bitatu by'ingenzi ugomba gukora muri uwo munsi, kwandika bituma ubwonko bwawe buha umurongo ibyo gukora kandi bikaguha icyizere n'umutuzo by'uko umunsi wawe uri buze kugenda neza. Ariko kari akantu k'intera ubwonko bubyukiramo mwakumvise, uba ugomba kukabyaza umusaruro, kuko abahanga bagaragaje ko muri uriya mwanya wa mu gitondo niko kanya keza ko kuba wakora ikintu ngo kirenze cyangwa se watekereza ikintu kirenze gihambaye. Rero jya wirinda guhita wangiza uriya mwanya ushyiramo amakuru n'ibintu bitaguhesheje agaciro cyangwa se bitagufitiye umumaro. Icyo cyari ikintu cya kane ndetse ni nacyo cya nyuma dusorejeho. Tubonye ko kugira ngo umunsi wawe ugende neza ugomba kuba wamanje kugira imyiteguro myiza mbere y'uko ujya kuryama. Icya kabiri, ukagira intangiriro z'umunsi mwiza bitewe n'uko hari ibyo ugomba gukora, urugero nko kutareba muri telefone mu minota 30 ya mbere ukibyuka, kwirinda kunywa ibintu bishyushye ahubwo ukanywa ikirahure cy'amazi. Icyo cyari icya gatatu. Icya kane, ukandika intego zawe z'umunsi muri wa mwanya bari gutekereza neza, ubushobozi bwawe bw'ubwonko buri gukora neza, kugira ngo wirinde ko wajya mu munsi udafite icyerekezo, udafite ibintu biteguye uri bukore, kuko iyo utawubyaje umusaruro utegura ibintu uri bukore abandi bawubyaza umusaruro. Tugasoza batubwira ngo guhindura ubuzima bwawe ntibisaba gukora ibitangaza, ahubwo bisaba guhindura uburyo utangira igitondo cyawe. Guhera uyu munsi rero gerageza izi ngeso enye, urebe aho byari bigoretse ubigorore, bishyire mu nzira nzima. Ikindi, niba hari ikindi kintu umuntu yakora akibyuka, twandikire muri comment. Igitekerezo cyawe kirakenewe, cyafasha n'abandi bantu. Mugire imyiteguro myiza y'umunsi kandi mugire umunsi mwiza, kandi umunsi wanyu muze kuwubyaza umusaruro. Tuzasubira ubutaha. Niba ukunze kino kiganiro kora subscribe kandi ukande like, ugisangize n'inshuti zawe. Tuzasubira ubutaha. Bye bye, ciao ciao. Tegura umunsi wawe neza maze ubeho neza.